urumva rero ugikinga ko ndavuga ribu iri gufunga abantu ku rwego mpuzamahanga iri gufunga abantu ribu kuko reba urabona nibi bintu byaraye bibaye kuri Pastor Julien najye ni Pastor Kevin cyangwa ni Pastor Julien Pastor Julien urumva impamvu wewe byaraye bimubayeho bro ejo ribu yarafunza abantu bari kuvuga kuri Julien kuko harabagiye bakora ya video noneho bo bagiye bafata bakora ikiganiro bo bajya no ku mazi bajya ku mazi baridumbaguza nyine bagira amera nk'umuntu yapfuye no kuvuga ngo bo bafashe bajya nyine numva nyine mu magambo make ni babona nyine bobo bumva nyine inkuru bakita babibyaza umusaruro bagashaka gusubiza wa muntu hasi uri kumva wa muntu atashaka kumusubiza hasi kugira ngo bobo bagira inyungu zabo ku giti cyabo ariko rero nawe mwabantu mwe rero mubona ikibazo kibaye mukagikuririza sibyo nimba umuntu agize ikibazo ni umunyarwanda twese turi abanyarwanda menya ko kuki abanyarwanda tutamenyana ngo dufashe menya ko natwe ubwacu ntabwo twamushitinze ntabwo byumvikana ariko nibyumvikana bari abantu ko yenda atari imyuka mibi yasakaye ni gutara 500 bose ni ukuvuga ngo uriya rero yatewe n'abademoni ni yabimenya naho rero kutabimenya ya satani ijya mu mazi Julien yasenze ya satani yo kugira bive mu mazi irazamuka ahubwo guma ireremba ku mazi babantu nabashize ariko babantu bakigera muri ya mazi ya satani irabakata irangije irabafu reka ubundi Julien ni ujya mu mazi cyangwa bari abahereza biyo baba buri mani no bagireka abantu mu mazi kugeza utakumva ko bari abahereza aribo bafite amagini ariko menya ngo Pastor Julien ntusenge si utangiye gusenga se kugira ngo abantu bajye kubatiza ntutangiye gusenga ariko ntabwo ngo ndumbaguza mu mazi urabona uriya muntu yabona imbaraga zo gushyira umuntu muri Yorodani akamukuramo ese nta mbaraga afite imbaraga zigenda z'Imana afite imbaraga z'Imana nugute se wowe kumva ko afite imbaraga z'Imana atubasha kubatiza umuntu none se ubwo ibi afite nibyo byabari abantu bayagucurika mu mazi ukavayo kuko yifashisha amabawusa abari mu rusengero nako abahereza abari mu rusengero reka nyine kuvuga ibyo byo nabyo ndi kubyumva ariko ibintu uri kuvuga ntubyumvika nese nigutu waba pastor utazi kubatiza abantu ibyo ngibyo reka nkubwire sibyo kubabatiza arabizi nuko ngera mfite business anya wakubwira ati wowe rero Jisi genda ucururize ngiye kuko ntabishoboye ufite mu mutwe hakora ngiye mfite amafaranga yawe none se nigutu nakubwiye ngo genda ucururize business yanjye nzajya mwishyura agomba ko bimeze ceceka ko kantu none se abacuruza reka nkubwire bro ako mboretse gatoya ariko arusukuru urusengero usigaye rwarabaye business baza ama business ndabizi ubu umuntu umuntu yaba pastor atarangije kaminuza yabaye business ibintu by'insengero niyo mpamvu uri umusaza wacu dukunda cyane yavuze ati muzajye musora none se nigute umudayahungu hari senyo utakwinjira n'ikiri cya tijana bavuga ati utatuye utandi bakwakira ngibiceri gusakuruza Imana aha ngibiceri ni byemewe ngo nta muntu webewe gutura ibiceri ngibiceri gusakuruza Imana ako mwabanya nigute Imana isakurizwa n'igiceri igiceri s'amafaranga n'aba pastor mwagiye kuba munyugwa murye dukeya munyurwe naba nifitiye igihumbi aricyo cyo nyindi burarira no kumuzanirisha mukaryanga ko nandi bajya mfite igihumbi nano pastor rimwe ko mama rumba mugende gakeya mwabino bintu dore muri no guteza imyuka mibi mu bazi imyuka mibi mu bazi bahinduka zezenge urumva bari gutuma abantu mani bahinduka zezenge mu buryo butari bwiza ndetse no gutuma unahinduka zezenge bari nacyo kumubati barangije kugira ngo mukore ariko reka mwe mubwire undi Pastor Julien ashobora kuba manari n'abantu mani bamufitiye ubwango bashaka kumusubiza hasi ni ishyari nje naje mbyora ku mati nzomvuga ati urumva Pastor Julien reka ngiye kwa machine mbakibona urabona bari kubibona wabanye bari babiriye kuri gafaranga urabibona gafaranga niwe bari bakumantinze bavuga ngo yakwisha umugore gurata uri kumva kuki abanyarwanda mukunda inkuru uri kumva icyo kintu we bakumantinze bavuga ati ko Pastor Gafaranga avuyeho Pastor Gafaranga nahita mureba kabisa ari kumva Pastor Gafaranga urumva kubera umusaza mwiza rwose mbona wuke reka mubwire Pastor Gafaranga ariko Pastor afite amafaranga kabisa oya afite amafaranga reka tubyo tubireke impamvu babonye inkuru ishize urabona ko bwa mbere bagiye kuri Pastor
uri umugore wa Theogene. Umugore wa Theogene niwe bavuye ngo yashakanye n'undi mugore n'undi mugabo. Theogene arawitabye Imana. Imana bise muri rugo ridashira muri rugo ridashira uriya musaza yafashije imfubyi ipfakazi yafashije yakwiye abana ku muhanda. Imana imwakire mu bantu bayo ndetse n'umugore wiwe ahari. Imana ajya umugendera kandi umuhe imigisha. Imana aba bantu bamuteho komanteri. Imana ntabwo bazi ibyo bakora ubababarire rwose ariko pasiteri wacu agire iruhuko ridashira. Ariko nyine ubundi ikintu cyitwa natwe abanyarwanda bro, ikintu cyitwa natwe abanyarwanda ntabwo dukunda aho bigiye. Waba uri umusitari bakakuvugaho nabi pfa kuba ukoze ikosa gatoya akore cyamushari ejo bundi n'abakire b'ikibuga cya Ndamage ngo nyine ngo ngewe ngo Sikovi yamuteze ngo yabuze katanze none ngo Sikovi yamuteze ubundi ngo yamenya ngo kana haro mu masasu kurango ngo yamaze mu masasu ngo yamenya ngo Sikovi yamuteze nawe yavuze ati ko se bereka bushari burya nanjye gusa ndamuzi ngo simuzi mama Rwagasabo ndamukunda cyane twigurira mama Rwagasabo big up kabisa twigurira avugisha n'abantu benshi bamwanga ndetse urabona hano urubyiruko rw'abakobwa n'abantu mpamvu bamwanga nuko avugisha n'abantu badogozi mu gakeya ntabwo nibyo bayobozi ntabwo tubyinjira ntabwo twinjira muri politiki nabo bujya baramwanga ari politiki reka mugiye ndamukunda kabisa ariko ushyira mu gaciro kabisa bikwaye komerezaho mu Rwagasabo tuzabushyigikira pe uri kumva baramurwanya kuko ngo ntabwo mane hari n'akantu ntabwo turi bubyinjiremo cyane yigize gutumiza Fande muri studio yaramubwira ngo iyi kamera ntabwo ihishe kuko mwahishe inyuma y'ibihuru Afande nawe atangira kureba nyina kumbaga sabonye byanza batubwe naho ubundi mani abantu reka tureke kugendana n'ibije ahubwo dute icyuwo muntu yaduha cyo dushyira imbere dushyira imbere urwabo naruko ntabwo twamushitinze ukunda bizivaho aduha amafilimi ariko nagacedo impamvu twamuvuzeho amafilimi ye turayakunda naduhereza amafilimi ye tuyarebe sibyo yifuta igikundira abanyarwanda twamuhaye gatangira kukibyaza umusaruro akijyana mu byege ibyo byegeranyo ntabikora ariko duhereze filimi icyo tumuziho ni ugusobanura filimi naduhereze rero filimi tumuziho tuzirebe my friend uko ni mpamvu nawe twatumye tumushitinga cyane nanabivuze bro ntabwo ari kwitwara neza mbizire kuko atari kwitwara neza se ntabwo ari kwitwara neza nanjye ndabivuze reka mbwira okay tutarajya kure Jackie nawe tuzamugarukaho ejo ubu ngubu aya ni amakuru ya mu gitondo bibabyiro bitreninga ku nkoranyambaga buri munsi tuzajya tubakorera icyegeranyo tubabwira ko isi imeze nk'uko bidahwemye kubasobanura yuko amafilimi yacu aracyakomeza kuri Revishi kuri Regis TV mujye mujyaho Regis ndakwiyamye nawe ntabwo ari Regis ndibazamu Regis Regis ntabwo ari Regis ntabwo ari Regis ni Regis nuvuga Regis bazaguhita Regis umunsi ukari umuntu andi amuvoma ararenze namba rero njye nanjye rero nyenyeye kugira ariko rero waramushishije Regis waramushishije kaceza ndose ko tawita wita najye no byusa cyawe jewe ni izina ryanjye riri mu myanya ndangamimerere nitwa Regis mukeza ngo Regis ariko njye narihinye ko yamushira mu ngana witwa Regis sangije ndarihinye nagira abamene murabwira ngo kino kigabo cyafashe izina ry'umusitari uzwi kiragira ngo bakabyitirire kugira ngo nanjye mwike none se uyo ushaka irindi kucyo cyashyizeho Marine Mayibobo Karirisi kwa ndi Marine bro Nina washaka zina kandi njye muko nise kidasamura ari umuntu witwa kidasamura se kumura nyambaga impamvu njye kumubumbe kidasamura movie kidasamura TV kidasamura Regis ni kari ijyanjye Regis ni ryawe Regis ni ijyanjye ndari ku Regis rero wibagiye ukana subscribe kuri Regis TV kandi mudukurikiranye kuri filime ziri gucaho zimeze neza zitwa ibibera mu ngo filime mugende muzirebe filime nziza nawe wakunda so ikindi tutarajya kure
mugire umunsi mwiza kandi turabakunda ntituhwema kubahereza ibiganiro bya buri munsi kandi namwe abatureba turabashimira ko mwitanze mu kareba na video yacu yo mpamvu tubakunda tukabakorera ibintu byiza tukabazana n'amakuru agezweho ubu tugiye kujya tubazana amakuru arenze atandukanye turabakunda mugire umunsi mwiza igicamunsi mwiza babuze ibyo kurya Imana ibaye ibyo kurya babuze ko bajya mu kazi Imana bahakazi ndetse n'abandi bihebye babuze urubyaro bagume hamwe Imana izabaha urubyaro ndetse n'abatameranye n'abagabo babo mu ngo bumve yuko Imana iri kumwe nabo kandi Imana ibihari kugira ngo twese iturebere kandi iduhe buri kimwe kuko natwe turi abana b'Imana kuko twese turi umwe nubwo tujya twicamo ibice ariko twese turi abana b'Imana twaturutse mu cyondo nkuko umugore yavuye mu rubavu rwacu natwe abagabo tugaturuka mu cyondo nicyo tuzasubiramo niyo mpamvu dushaka abagore cyane bitewe nuko bo ntabwo baba dushaka tuba tubashaka naho baradushaka mu rundi rwego my friend nuzabwira umukobwa ngo ndagukunda kabiri gatatu ndagukunda akanga kukwikiriza ngo nanjye ndagukunda uwo mukobwa ntabwo azaba ari revo yawe uzamwihorere urukundo ntabwo ari urukundo winginga sibyo umuntu ubwira ngo uragukunda ndetse ukimubona ku munota wa mbere umuntu ubwira ngo aragukunda urareba kuko ukabona nimba umuntu neza gukunda iyo system ntabwo twayizanye yo kuvuga ibintu by'inkunda tugana ikiganiro kiri ku bantu cyaje cyaratuzanye hano kuri kamera cyo cyatubabaje kira kiganiro okay so turaza kugaruka ku karagaciyemo mu gihe umunsi mwiza turabakunda cyane nanjye nzinze machine yanjye ngiye mu bindi ngiye kubakorera amafilimi turakora ibintu byinshi bitandukanye ciao ciao Imana ibarinde ivideo muyisharinge igere kure iyi video muyisharinge kandi turabakunda